dushima Imana yaturinze cyane yaturinze ijoro ryose twemereye kugera imbere yayo izina ryayo nirihabwe icyubahiro reka duhaguruke dusome turasoma Samweli ya mbere ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza kwa karindwi mwene data Tamaza nawe yahabonye yasoma Samweli ya mbere ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza kwa karindwi. turasoma mu zari mu macu Kristo. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwereka kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe. Itara ry'Imana ryari ritarazwi, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Mu wa gatanu ariruka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Mu wa gatandatu Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa ijambo rye. Amen. Turagushimye Uwiteka Imana igira neza, tugushimiye ineza yawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye Mwami ko nyine kugera imbere yawe, ko tugera imbere yawe Imana n'amanuka uze uterane natwe. Ijambo ryawe rirasomwe databuja nta mwana muntu abasha kurisobanura. Emera wowe n'umwuka wawe wohereze kugira ngo aze adusobanurire ijambo ryawe. Emera ibyo ushaka ibyo bikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kwigana ijambo rivuga ngo kuba mu nzu y'Imana. Kuba mu nzu y'Imana. Abana tujye kwiga ngo iki? Kuba mu nzu y'Imana. Uyu Samweli rero niwe Ana yasenze. Asenga ati Imana nanjye mpereza. Ana ari imbere y'Imana arimo asenga. Eli aramubwira ati wowe uzageza hehe isimbo ryawe? Ana aramubwira ati jewe umukobwa wawe ntabwo nasinze. Ahubwo ni agahinda mfite ku mutima. Eli niko kumubwira ati genda icyo ushaka Imana ikigukorera. Ubwo Ana rero yarasenze ati nanjye uyu mwana w'Imana izampereza nzamutura Uwiteka, nawe azajya akorera Imana. Ubwo Imana rero yaje guhereza Ana uyu mwana witwa Samweli. Uyu Samweli rero aho dusomye yakuriye imbere y'Imana. Yiberaga hehe mu rusengero. Ari kumwe n'umukozi w'Imana witwa Eli. Umunsi umwe rero uyu Samweli yari aryamye, yari ari umwana ariko aba imbere y'Imana. Nuko Imana iramwiyereka imubonekera mu nzozi. Iramuhamagara ati Samweli.
called him Samuel. Samweli rero ntabwo yari akamenye ijambo cyangwa kumenya ijwi ry'Imana. Samuel had not yet known the word of God or anything about it. Aravuga ati ubu ngubu barampamagara, umukozi w'Imana arampamagaye. And he said, oh, the servant has called me. Arahaguruka asanga Eli. He got up and he went to Eli. Aramubwira ati He told him, nditabye kumpamagaye. oh, I have listened. What are you going to do? Eli aramubwira ati oya ntabwo naguhamagaye. Eli said, no, I didn't call you. Eli nawe rero ntabwo yamenye ko ari Imana aho ngaho yahamagaye Samweli. Over there it was the Lord who was calling him. Aramubwira ati genda kuryama. He told him, go back to sleep. Imana yongerera amuhamagara. The Lord again called him. Ni ukuvuga rero Imana ivuganira natwe. The Lord speak to us. Hari igihe Imana ivuganira natwe mu ndoto. The Lord speak to us in dreams. Imana ikavuganira natwe binyuze mu ijambo ry'Imana. The Lord speak to us through His word. Imana ikavugana natwe ikoresheje umukozi w'Imana. The Lord speak to us through His servant. Samweli, So here servant. Imana yahisemo kumuhamagara ikoresheje indoto mu nzozi. The Lord called Samuel by a vision. Imana imuhamagara bwa gatatu iti Samweli. The Lord called him a third time, said Samuel. Samweli aragenda asubira kwa Eli ati urampamagara. Samuel went back and he went to Eli and said, oh, you called me. Eli noneho aza kumenya ko ari Uwiteka. Eli knew that, oh, it was the Lord Uri guhamagara who Samweli. was calling Samuel. Aramubwira ati genda. And he told him, Usubire kuryama. go back to sleep. Niyongera kuguhamagara. And if he called you again, Yitabe. say, Uvuga ati mbwira umugaragu wawe nteze amatwi. listen and say, oh, your servant is listening. Ubwo Samweli yasubiye kuryama. So Samuel went back to sleep. Uwiteka And the Lord aragaruka aramuhamagara nk'uko called bisanzwe. him as it said. Samweli nawe akora ibyo Eli yari yamubwira avuga And ati Samuel did what Eli told him to do. Uwiteka mbwira kuko umugaragu wawe nteze iki amatwi. He said, oh, your servant is listening. Ikindi rero nabwira iyo ubonye ikibazo Another thing I'll tell you, uhuye n'ikibazo if you go through a problem ntusobanukirwe ikintu cyanditse muri Bibiliya and won't understand what's going on in the Bible, cyangwa wenda wanarose inzozi ariko ntabwo wazisobanukiwe, or you have a vision and you don't niyo understand. mpamvu Imana yashizeho abakozi. That's why the Lord has Niba wasomye Bibiliya given ntusobanukirwe, if you have read the Bible and you don't understand, sanga umukozi w'Imana maze ko nasomye iki kintu go to a servant and you're going to say, oh, what? I read this. ko ntagisobanukiwe. I don't understand it. Imana ishobora kukwereka mu nzozi. The Lord will show him Mu nzozi zawe visions. nubona inzozi zakuyobeye If you warose see ibintu. visions, you have dreamed or something. Warose ibintu bikomeye You have dreamed or wananiwe something big. gusobanukirwa. You don't really understand it. Nabyo uremerewe gusanga umukozi w'Imana. It's allowed to go and to tell a servant of God. Kavuga ati narose ibintu And bikomeye then you tell him that, oh, I have dreamt. byanteye ubwoba, He has shocked me. none ntacyo wansobanurira. Oh, so can you tell me something about it? Umukozi w'Imana nawe ashobora guhita abisobanura ako kanya The servant of the Lord will cyangwa tell you like akaba that. akakubwira ati genda nzagusubiza. And he will say, Akagenda oh, I'll akabisabira niba ari ibintu bikomeye agasenga Imana He will akakabwira ati pray and see if it's a big thing. Mana nsobanurire izi nzozi. He will say, Lord, Rero ikintu kizabona kikugoye if you go through a thing that is so hard to you, utasobanukiwe that you don't really understand, bari kukwigisha ku rusengero umupasiteri yigishije cyangwa umukozi w'Imana or a servant of the Lord, wasomye Bibiliya they ntiwasobanukiwe, read the Bible and you don't understand it, uri free gusaba umukozi w'Imana. you are free to go and seek the servant of the Umukozi Lord. abakozi b'Imana nicyo Imana yabashiriye. The servant, God has put a servant for that reason. Ubwo rero Samweli So Samuel, amaze kumva Imana irababwira ati hano Imana yari igiye kumubwira ibyari kuzaba kuri Eli the Lord was about to tell him what's going to happen n'umuryango between Eli and his family. kuko uyu Eli Because Eli, abana be bakoreraga ibyaha mu nzu y'Imana. his children would do like sins in the tabernacle. Eli noneho ntabashe kugira iki kubahana. And Eli would not like punish them. Noneho Imana yari igiye kubwira Samweli And so the Lord told Samuel ibizaba when kuri Eli. what would happen to Eli. Reka dusome ku murongo ku murongo wa 11. Let's read verse 11. Dusome ku murongo wa 11. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati
dore nzakora ikintu mu Isirayeli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Namubwiye ko nzacira inzu ye urubanza rw'iteka ryose, mbahora gukiranirwa. Yamenye kuko abahungu be bizaniye umuvumo ntababuze. Nicyo cyatumye ndahira inzu ya Eli nti, icyaha cy'inzu ya Eli ntikizahorerwa icyiru cy'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Mwabyumva? Uyu Eli rero, abana be bakoze ibyaha, we akanga kubahana, akabareka. Ni ukuvuga ngo natwe impamvu abakozi b'Imana bari ni ukugira ngo bagire iki baduhane, batwereke inzira. Nukora icyaha umukozi w'Imana aguhane, ariko nakureka ibyo byaha bizamugira iki? Bizamubazwa. Weho yakoretse yabonye gukora ibyaha, we Imana izamuhora ibyo byaha. Kuko uyu Eli yaza guhana abana be, ntabwo aba yaragezweho n'iki n'ibihano. Rero muzajya mwubaha abakozi b'Imana, mwubahe aba bayobora. Turi kwiga ngo kuba mu nzu y'Imana. Uyu Eli rero yabanaga na Samweli. Samweli yakuriye mu nzu y'Imana. None twebwe kuba mu nzu y'Imana, twaba mu nzu y'Imana gute? Ni akabazo. Hagira ugira ukuntu yambwira ukuntu twaba mu nzu y'Imana. Gusenga, kubaha Imana, gusoma ijambo ry'Imana. Rero natwe ubu ngubu muri kino gihe cyacu, kuba mu nzu y'Imana ni ukugendera mu ijambo ry'Imana, sibyo? Tukagendera hehe? Mu ijambo ry'Imana binyuze muri Bibiliya. Kugendera mu ijambo ry'Imana ntitwifatane n'abatizera, tudahuye, ntidukore ibyaha. Icyo gihe rero tuzaba turi hehe? Turi kugendana n'Imana. Imana ntabwo izaza kugukoresha, Imana ntabwo izaza kugukoresha igusanze mu mapati. Bari murazizi mu mapati. Imana izagusanga muri pati. Ngo ni gucirira. Imana ntabwo izagusanga muri pati. Ahubwo Imana niba ubaha ijambo ry'Imana, Imana izagusanga mu ijambo ryayo, ibone igira iki? Igukoreshe. Gakondo dusomere Imigani ibice 7 umurongo wa mbere. Imigani ibice 7. Proverbs 7. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Mwana wanjye komeza amagambo yanjye, kandi amategeko yanjye uyizirike. Komeza amategeko yanjye ukunde ubeho. Amen. Mwana wanjye, komeza amategeko yanjye, kandi amategeko yanjye uyizirike. Kandi amategeko yanjye uyizirike. Amategeko yanjye, mwana wanjye komeza amagambo yanjye, kandi amategeko yanjye uyizirike. Komeza amategeko yanjye ukunde ubeho.
amen. Ni ukuvuga ngo nitwubaha ijambo It's to ry'Imana, say that when we obey the word of God, iri ni itegeko ry'Imana. this is the command of the Lord. Bibiliya yose The whole entire Bible ni itegeko ry'Imana. is Nta the kintu command cyo of the gushyira ku Lord. ruhande There's nothing to put it aside. ngo bano bari muri kera Oh, ariko ngo tugeze mu right here. iterambere. Oh, now No. in the present. Ijambo ry'Imana ntabwo rigira iki, ntabwo rihinduka. The word of God doesn't change. Uko ryari riri imbere, Just as it is N'ubungubu long niko time riri. ago, it is the same as today. rero mwana wanjye So my child, komeza amategeko yanjye kugira ngo ukunde ubeho. so that you can live Umuntu well. rero wubashe ijambo A ry'Imana person who obey the word of azabaho God, iteka ryose. he will live forever. Igihembo cy'umuntu wubashe ni ukubaho iteka ryose. The blessing of a person rero who obey the word of turasoje God is twari turi ngo kuba mu nzu we're ending y'Imana. the word was hearing Imana us to be in the ibahe umugisha. Lord.